abantu bize mashini mwebwe mwe muhagaze hano ku ruhande hano mwe muhagaze hano ku ruhande kugira ngo iki gikorwa nacyo kibanze kirangire. Mwe gukingiriza kamera muhagarare hano mwese, muhagarare hano mpagaze. Abantu b'imashini muhagarare hano mpagaze. Naba mama rero bari babuze uburyo ki bakwigamo imashini kandi bakabona barabikeneye. Iyo umuntu azi umwuga runaka, waba uzi kudoda, waba uzi kubaka, umwuga uwo ari wo wese, uyu munsi akaba aribwo tugiye kubahereza certificate. Ndagira ngo na teacher wabo yegere hino kugira ngo tubahereze certificate. Namenye kudoda, nkongera nkanashimira mama Pasiteri. Imana ijye umugisha kubyo yatugoreye, yatugejejeho byinshi tutari kwigeza. Imana ijye umugisha muri byose, nta kindi nabona ndenzaho amashimwe. Aha, kuko Imana yakunze abari mwisi cyane, nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itamutanze gucira abari mwisi bose iteka, ahubwo yamutanze kugira ngo twese tubone ubugingo. Amen. Titubahaye rap. Murakoze cyane mubyo yaransabye muhayeho gato, ariko n'ibindi nzamu n'undi ukeneye ko hari ibindi dukora turahari. Mama arahari, Pasiteri, twese turahari ku bwanyu. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Yego, reka dukomeze dukurikirane igikorwa uko kiri gutunganywa. Bahe ku myenda y'impinja ku buryo nibabyara batazigera abana babo bambara ubusa. Ni muri ubwo buryo rero nagira ngo mbahemo imyenda. Umuntu bahaye agiye yegerayo kugira ngo undabona aho ahagarara bamuhereze nawe. Bose n'abahagarara hano ku ruhande, mujye ku ruhande ariko kugira ngo ibintu bigende neza. yarabakaranze kugira ngo mu nzu y'Imana hagere uko nabaye muraka. Bahaguruka dusenga, n'ejo bundi narahagurutse.
kwikesha nawe ukajya urerembura ntukanure. Iyo umuntu yanyweye imbuto butarakanura, ariko iyo umuntu yahuye na Yesu areba neza ararerembura. Bifurije kujya mureremburira muri Kristo Yesu. Mw'abakobwa mwe muve mu buzima murimo, sibyo? Mabarire kandi muzaba inshuti yanjye. Ejo hazaza harahari ni heza. Ubuze ugiye ku murenge wa Gatsata ukavuga uti njye mu ndebe narindaye, ababyeyi banjye banaye gutya cyangwa nabavuyemo gutya, ariko ndumva nakwiye kugumya kuba mu buzima bw'uburayi. Bayobozi banjye beza, ubu ntacyo mwamfasha kuko kari mwebwe mfite nk'ababyeyi. Ni ukuri ubuyobozi bubuze icyo bugufasha. Kwamenya neza koko kuko indaye ubuyobozi bubishyigikiye. Ninde muri mwe wari watera intambwe agasanga ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu dufite akavuga ati njye natungwaga n'amagara yanjye nari umudandaza amagara, nibyo byangaburiraga, nibyo byanyambikaga, none ndabiretse. Bazakoriyanta kuri mama Fabo cyangwa bakoriyanta kuri mama Pasteur, bakoriyanta no kubandi. Ariko we kuba ubuzima wumve warafatishije nta ndayifatishije uzabora. Ibyo binyoni birabora, birabora. Uzabibyariramo kabiri, ubibyariramo gatatu, ni kuri gusaza. Turabahendahendera muri Kristo Yesu, sibyo? Amen. Amahirwe nagize Imana yamaye kuyabyaza umusaruro mbaho ubuhamya, sibyo? Kandi ubu buhamya ntabwo ari kuyivamo nk'uko nabibabwiye, ahubwo ni imbaraga yo kugira ngo nawe ufate icyemezo, sibyo? Ubu ni wafata icyemezo, none se ubundi harabura iki? Ikibura ni igiki? Buri muntu ubwonko bwe, imitekerereze ye, umutima we niho yafatira ibyemezo bigashoboka, sibyo? Imana ibahe umugisha. Tugiye kwakira mwene data adufashe gusirimba, twitegura kwakira mama Pasteur kuko nawe ari hano hafi ahangaha, kandi turabizi ko namara kuhagera aha turahita dutangira umuhango wo kuyakira, twese dusangira Noheli nziza n'umwaka mushya muhira. Hari uwaba yahombewe ngo avuge ngo nahombye se? Aya masaha tumaze mwahombye? Harimo n'abambonye bwa mbere, harimo n'abari banzi kuri YouTube gusa, harimo n'abari bankumbuye, sibyo? Nanjye nishimye kubabona. Haleluya, amina, haleluya, amina. Murabe igiciro, murabona ko twabyambariye tugashananika kugira ngo duhure namwe dukenyeye nk'ababyeyi Yesu akuye mu buraya, mu biyobyabwenge. Tubaha agaciro mugomba, ariko tubifuriza kubivamo kuko nitubashyigikiye kubivamo ngo tubashyigikiye kubivamo mu izina rya Yesu. Imbaraga bizadusaba mu Rwanda tuzazikoresha. Yego. Ubuvugizi bizasaba nzabuvuga. Yego. Ibyo bizansaba byose, icyokere bizansaba nzakibira kuko n'ubundi nakibize nkumvisha. Yego. Ariko ubeho ubuzima budashyira ubuzima bwawe mu kaga, kandi birashoboka. Uko gahunda zimeze, mureke twidekarare, turangize umwaka tuvuga tuti muri cya giterane abayobozi bacu b'umurenge wa Gatsata mwaduhaye tugataramana n'ababana, tuvanyemo abakobwa 10 barindaya barara badandaza amagara, none babiretse. Yego. Bayobozi dore ngaba mama Pasteur abashorere Abajyane tujyane nawe tubadekarare mu murenge wacu mwiza dufite, turebe ko tubura icyo badufasha. Amen. Nitubura icyo badufasha tuzava mu murenge tujye mu karere, aho hose Imana yahamaye umugisha. Naho nitugerayo bazatworiyanta tuzamuke mu mujyi wa Kigali ku rwego rw'igihugu, naho batworiyanta tugere no kwa nyakubahwa. Haleluya, amina. dufite ubuvugizi, dufite uburenganzira, turi mu gihugu cyiza gihaye uburenganzira umunyarwanda wese. siko gahunda zimeze. Eko zimeze. Ubwo rero ndakwifuriza wowe gufata icyemezo gusa. Imana uyu munsi ze kukuma nk'impano mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Reka twakire wa mwene data ugiye gushyiramo igisirimba, ubishoboye asirimbe, utabishoboye yicara areba abasirimba, ariko twese tunezerwa twitegura kwakira mama Pasteur mu kanya mugiye gufungura kino gikorwa cyo gusangira ku mugaragaro. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro nanone kandi. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo Yesu ni inshuti yawe. Muri net mubwire ngo Yesu aragukunda. Mubwire ngo Yesu aragukunda. Amen. Uziko. Haleluya. Muhaguruke rero badushiriremo igisirimba tubyine. Siko bimeze rata. Bashiremo igisirimba tubyinire Imana. Haleluya. Twajyaga duceza mu kabari tukarara tubyina tukamara iminsi 3 ducoma, ariko uyu munsi tugomba kubyinira Yesu. Mwicare
hanyuma tumwakire. Haleluya. Mumaze iminsi abakurikirana ku Nzahuke n'ayandi ma TV, mumaze iminsi mubona ko nakoze ubukwe. Mwabonye ko nakoze ubukwe? Nakoze ubukwe kuri 6 z'ukwa 12. Bankoreye ubukwe umuryango w'Inzahuke, ndawushimira. Ndashimira igihugu cyanjye cy'u Rwanda cyiza, kandi ndashimira n'itorero ryanjye ryanshyigikiye rikanyohereza kwiga. Muzabikurikirana ku Nzahuke, biriho uburyo narangije kwiga. Nakurikiranye ishuri rya teoloji, hanyuma ry'imiyoborere, ibyo bita pastoral. Nabisoje kuri 6 z'ukwa 12. Mama yari ahari kandi yarashyigikiye, ndamubashimira. Hanyuma rero nasoje saa 6 n'igice, saa 8 umugabo aranywa. Ya niga yanjye yacomoye mu mihanda. Tugeze mu rugo hashize iminsi mikeya, iragenda ijya kwirega, arirega yuko yantwaye. Ariko haciyeho iminsi papa aramubwira ati umenye ko ngiye mideni. Uyu mureba rero nari maze imyaka 20 ndi mideni. Papa wanjye atagera iwanjye kubera ko bankoye ntibatanga inkwano. Kuri 6 rero batanze inkwano mu muryango. Nari mfite dote nini cyane ari Nyarutarama ibwami, niho nasabiwe. Ubu mundeba rero ndi umujeni mariye, ndi mukwabuki. Ya niga yanjye nanjye yarahoye bireme. Umuntu abona inkwano bikagira gute? Ava mu mihanda bakamukwa bikagira gute? Rero nishimwe n'ubaga nari gushima mama hageze. Reka tumwakire kugira ngo atangize umuhango ku mugaragaro. Dukomera amashyi, turamwakira, dukomera Imana amashyi menshi cyane mu izina rye. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi ndabayambiriye. Bifurije umwaka mushya muhire wa 2026. Bifuriza na Noheli nziza. Haleluya. Muranyihanganira natinzemo, hari ibyo nari nyiri gushyira ku murongo. Murambabariye? Murakoze cyane. Imana ibampera umugisha. Uyu munsi wa none ndabanezerewe, ndabishimiye. Ndi kumva nabanza kubakira kugira ngo turase ku ntego, imvura itaza kutubihiriza. Ndabanza nakire abantu tubana muri groupe niyo nshuti. Mudusuze. Amen. Hongera kwakira buri muntu wese uri aha ngaha waje gusangira natwe n'abana bo ku muhanda Noheli, nawe ahaguruke tumwakire. Noneho ndagira ngo nakire abashyitsi bacu bakuru. Abashyitsi bakuru ni abangaba bicaye hano, muhaguruke mbakire. Mubakomere amashyi. Aba ni abana nkunda cyane, kandi namwe murabizi ko mbakunda. Muri inshuti zanjye, ndabasengera mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Icyo mba nifuza nuko mutera imbere, mukabaho neza, mukava hahandi namwe muzi, mukajya imbere cyane, ndetse mukabona ko icyizere cy'ubuzima gihari. Siko bimeze? Imana ibahereze umugisha. Bakiri kuza, ndagira ngo ngire abo nambika ingofero za Merry Christmas, bifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Abantu bize mashini, mwebwe mwe muhagaze hano ku ruhande, hano mwe muhagaze hano ku ruhande kugira ngo iki gikorwa nacyo kibanze kirangire. Mwe gukinyiriza kamera, muhagarare hano mwese, muhagarare hano mpagaze. Abantu b'imashini muhagarare hano mpagaze.
cyane. Ndagira ngo abo tugiye guhereza certificate hano muri Niyonshuti Foundation banyegere. Abangaba ni abamama bo muri uno murenge wa Gatsata, ari icyicaro cyacu cya Niyonshuti Foundation iherereye. N'abamama rero bari babuze uburyo ki bakwigamo imashini kandi bakabona barabikeneye. Iyo umuntu azi umwuga runaka, waba uzi kudoda, waba uzi kubaka, umwuga uwo ari wo wese, uyu munsi akaba aribwo tugiye kubahereza certificate. Ndagira ngo na teacher wabo yegere hino kugira ngo tubahereze certificate. Mwabakomera amashyi ko bize amezi 6 kandi bashyizemo imbaraga nyinshi. Uwa mbere ni Mukamwiza Francine, undi ni Iradukunda Keria, undi ni Ntakirutimana Claudette. Ntakirutimana Claudette. Muvara Marie, Uwambajimana Marie Grace, undi ni Nyirasabimana Bonifrida, undi ni Nyiransabimana Claudine, Nyirasengiyumva Chantal, Mukamuganga Harriet, Sengimana Florence. Ntabwo mwabakomera amashyi. Namenye kudoda, nkongera nkanashimira mama Pasiteri. Imana ijye umugisha kubyo yatugoreye, yatugejejeho byinshi tutari kwigeza. Imana ijye umugisha muri byose, nta kindi nabona ndenzaho, amashimwe ni menshi. Haleluya, haleluya. Amazina yanjye nitwa Dusengimana Florence. Nshimiye Imana cyane cyane, nari mfite icyifuzo cyo kwiga imashini nanjye nkagira icyo mukuri. Imana ishimwe mu gihe nk'iki ngiki habayeho iyi foundation yo kugira ngo twige kudoda. Imana ishimwe. Haleluya. Ndayishimiye rero ko aricyo tumaze kugeraho. Shimira mama Pasiteri yabigize uruhare cyane. Imana y'amahoro ikomeze imwagure, Imana imuhe umugisha mwinshi hirya no hino. Murakoze, Imana y'umwijima ibahe umugisha. Murakoze. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Nyirasabimana Bonifride, dushimiye umubyeyi cyane, turamushimiye pe. Twari mu bwigunge bwo kwicara aho ngaho nta mwuga dufite, ariko aradushakisha, aravuga ati reka aba babyeyi bashakira umwuga. Tumushimiye rero kubwo duhaye iyi certificate. Yewe yaranatugaburiye, ntawishwe n'inzara aha hantu. Turamushimiye rero,
rwose pe mumugwe mu ntege n'ibindi abura rwose pe muzamugwe mu ntege agomeze atera intambwe. Irajeho nk'umuntu muri famiye icyo atatumarira yaragitumaga. Turashima Imana rero ko yatwigishije kuroba ifi. Yego Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ndashima Imana nshimira na mama pasiteri kubyo yangejejeho. Njye nari umuntu wahigiye kenshi gushaka kwiga imashini ariko bikanga nkabura ubushobozi, naho ngiye nkabona barantubyakire nkabona nta mikoro nari mfite, ariko ndashima Imana nshimira na mama pasiteri ku ntego nari mfite yayingejejeho. Imana imuha umugisha kandi imwagure muri byose. Ndagira ngo noneho babereke muri bimwe bari bari kudoda bamenye. Uyu muntu wese ni iki? Muri kubona ko abana banjye babimenye neza. Nimba utasize amashyi mu rugo komera amashyi rwose menshi. Icyiciro rero dukurikijeho aricyo tugiye gusorezaho nicyo kugaburira aba bana bo ku muhanda, nicyo tugiye gukurikizaho. Yesu abahereze umugisha. Ahari nashonje da, ahari washonje. Ibi bintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Icyubahiro we, haleluya. Ariko turahari cyangwa twataje? Abantu bahari tugira gutya rero. Haleluya, haleluya, haleluya. Abimana agire neza, haleluya. Abimana yakuye ku muhanda, haleluya. Abimana yakuye kuri gereza, haleluya. Abimana yakijije ububobo, haleluya. Abimana yababariye ububandi, haleluya, haleluya. Natwe turashima Imana ko Imana yadukijije ububandi rata, haleluya, haleluya. Zaburi ndirimba, ariko hari mwashonje kandi ibiryo birahari. Ira mugenzi ngo mwifurije Noheli nziza. Reka uyu muhungu ibintu asabye mu byo asabye dukoremo kimwe. Twahoza tuvuga ukuntu twara amaji hariya gogose. Twara abajama. No mureke tubakore bitira karape gatoya. Harimo abantu bakunda kurapa. Nabonye amatafu gere, nabonye amaniga hano. Reka tuyakubitire rapi noya mu ijambo ry'Imana. Murahari? Aha, kuko Imana yakunze abari mwisi cyane. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itamutanze gucira abari mwisi bose iteka, ahubwo yamutanze kugira ngo twese tubone ubugingo. Amen. Tutubahaye rap. Murakoze cyane mu byo yarasabye muhayeho gatariko n'ibindi nzamu. N'undi ukeneye ko hari ibindi dukora turahari, mama arahari, pastor, twese turahari ku bwanyu. Yesu ashimwe, haleluya, haleluya. Yego, reka dukomeze dukurikirana igikorwa uko kiri gutunganywa ahangaha. Ndabona hari ikindi gikorwa gikurikiyeho mama agiye gukora, reka n'ubundi tugikurikirane turebe ko kiri bukorwe neza muri gahunda. Mani bamugisha. Ibyiza biracyahari. Nababwiye ngo wowe ntutahe gusa, ube hafi ubundi wirebere ibyiza biri bubere hano. Uzi ko bagiye no kutwambika we, mubwire ngo bagiye kutwambika, bimubwire ngo tugiye kwambara. Tugiye kwambara we.
byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. buryo uzi ko Satani yari yaratwaye impano zacu gupfa taribo badenegere ugamara mwiti ubabwire uti kubaho kwacu nibanga iminsi tuzamara yose yishe muri yo. Abakubwira ngo kutazigera utera imbere genda ubabwire yuko no kuba uriho atari bo tubeshejweho n'Imana yuko twegera neza ndagira ngo mbanze nange ino myenda abantu batwite babiri ntibanyegere mbahe imyenda y'impinja. Bahe ku myenda y'impinja ku buryo nibabyara batazigera abana babo bambara ubusa. Ni muri ubwo buryo rero ndagira ngo mbahemo imyenda. imirimo y'abera ntizibukwa imbere y'Imana izibukwa. Imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana izibuka imirimo. mwese oya mwiza mukavuye muhagarare uruhande mwe mwese birabageraho. Mujye inyuma ya mama Medi mwese mujye hari inyuma ye. Uramubwira abaretse kubibaha niba mutagiye inyuma hariya. Mwebwe muri gukingiriza kamera muhagarare hari inyuma. Yego turumvikana. Muhagarare hari inyuma mwese baraba. Kandi mujye mudufasha niba warangije kugwa byibuze ujye wegera inyuma kugira ngo abandi babone aho. Sangugira guseguye. Sangugira kumuyiga. Umuntu bahaye agiye yegerayo kugira ngo undi abone aho ahagarara bamuhereze nabo. Abantu muri hano imbere muri gukingiriza kamera nababwiye ngo mujye hariya
hari inyuma cyangwa tumubwira ababihagaritse birangire. Mama Medi uhagaritse babanze bajya hari inyuma yawe gutyo bari gukingiriza kamera, babanze bajya hari ku murongo. Abantu bahaye mwegereye ngo bahe n'abandi bahamagara ikindi cyiciro. Iyo yari raundi ya mbere. Tugiye kuri raundi y'abantu bakuru. Muse n'abahagarara hano ku ruhande, mujye ku ruhande ariko kugira ngo ibintu bigende neza. Mwe muhagaze hano ku ruhande gutya. Mama Pasiteri, Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha. Twese tuvuga ngo Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha. Tumutunga ibiganza gutya rero tumusabira umugisha. Imana imuhe umugisha. Kandi Imana imuhe n'amafaranga kugira ngo ajye ahora tugurira imyenda, tujye duhora gahita ajya inyuma, we muncungire. Umuntu uri bubyiga abandi babwira ngo umuntu uri bubyiga abandi agasunika undi, ahita yibwiriza ajya inyuma.